hanyuma se ko watanze icya 10 wumviye gutanga icya 10 ni kimwe no gukora iby'Imana ishaka ni ikindi watanze ituro rinini gutanga ituro rinini kimwe ariko no gukora ubushake bw'Imana ukareka icyaha n'igisa nacyo ni ikindi ntibizabuza umuvumo kugusanga niba udakora ibyo gukiranuka ntibizabuza umuvumo kugusanga niba utumviye icyo Imana yakubwiye ntibizabuza indwara haraho yabwiye abanyegiputa arababwira ngo sinzabateza indwara nk'izo nateje abanyegiputa ntibizabuza Imana kukureka Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiriza mu nshuti zawe mu ruhame rugari abo bantu basobanutse ubona yambaye umwenda w'icyubahiro bigakunda akambara ikoti ryiza bigasobanuka n'Imana iba yabikoze niryo jambo navugaga n'Imana itaguhaye umwuka uhumeka nta n'uwaguha icyo cyicara nshuti zanjye tugire kumvira yaba ngo nzagusumbisha amahanga yose yo mu isi sinashimwe cyane nshuti zacu bakundwa ba Mumuriza GB Ministries twongeye kubakira mu izina rya Yesu tubifuriza amahoro y'Imana turavuze ngo amahoro y'Imana itanga atwarire muri mwe aho muherereye hirya no hino ku isi hose turabasuhuje rero kandi tubakira muri studio zacu tuvuga ngo Imana y'amahoro ibaho umugisha guhora mudukurikira yego mutwandikira mutubwira iby'ukuntu mwafashijwe munatugira inama nukuri nago tubifata nk'ibisanzwe turabashimiye cyane Imana ibaho umugisha cyane rero turavuze ngo ni ikaze nanone muri studio zacu twongeye kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu mumenyereye mukunze ibiganiro bye nabonye mubikunze cyane igihe kimwe ngira ngo tuzabikora live noneho muze munamubone amaso ku maso umukozi w'Imana Pastor Pascaline tuguhaye ikaze cyane amen rero mbere yuko dutangira reka twiragize Imana dushimira Imana ikidutije ubuzima kuba turiho ntacyo twatanze nta nicyo twakwirata uretse kurata iyo Mana yacu kuvuga ngo Mana warakoze kandi tunayishimira ko umugambi wayo ari mwiza kuri twe data rero tuguhaye icyubahiro turagushimiye uri umwami mwiza uri Imana yacu urukundo dukunda rurahebuje mwami ntabwo twabifata nk'ibisanzwe kubona turyama tukabyuka tukagenda tukavuga bikemera mwami byose ni ubuntu bwawe rero turagushimiye ko ngiye kutwemera dusubira muri studio kugira ngo tuvuge kugira neza kwawe kugira ngo dutange ihumure kugira ngo twururutse imitima y'abababaye y'abarushye y'abaremerewe y'abari mu ngorane zitandukanye abarwayi mwami wanjye turakwinyize kugira ngo ubasange amagambo rero ugiye kuduhereza reka abahumurize kandi yongera abahagurutse abageze ku rundi rwego turagushimiye kuri Imana yacu kandi uri Imana yumva gusenga byose ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise amen amen turabakiriye rero umwami Imana abaha umugisha Pascaline turakwakiriye muri studio zacu Imana iguha umugisha kutarambirwa guhora wemera kuza kutuganiriza kuby'Imana yaguhaye kuby'ubutunzi Imana yaguhaye wabaye umwizerwa ku Mana ikuragiza iby'ubutunzi guha umurimo wayo ubushize watubwiye kuntu wahamagawe ukemera guhaguruka n'uyu munsi ukaba wumva bikuryoheye bimeze neza nifuje rero uyu munsi hari ibintu abantu bamaze igihe babaza bavuga ngo se kumvira ese mwitorero kumvira hanze kumvira mu miryango kubashakanye kumvira umugabo n'umugore ni ikibazo cyane ijambo ryitwa kumvira ni ijambo rigari cyane kandi rikoreshwa mu nzego zitandukanye cyangwa se mu bintu bitandukanye ariko nanone ijambo ry'Imana rikatubwira ngo kumvira biruta iki ibitambo none ukavuga kweri umuntu umuhaye inzu umuntu umuhaye ikimodoka umuntu umuhaye ikintu gikomeye mbese yari akeneye hanyuma akamubwira ngo kumvira biruta ibitambo hari ikintu natanze hari ikintu narekuye ariko nunambwira ikintu sinyikore kweri bya bindi nakoze ubwo biba bibaye impfabusa ariko noneho iyo tugiye mu nzu y'Imana kumvira biruta ibitambo bivuga ngo niba nanze n'ituro riremereye bivuze ngo niba nafashije imfubyi n'abapfakazi bivuze ngo niba nagandutse no mu rugo rwanjye n'umugabo n'abana ariko ibyo byose nafite kumvira byose ngo ni zero ese iryo jambo warituganiriraho mu buryo burambuye tukamenya ukuntu twumvira ese tugera ku ruhe rugero rwo kumvira ese ni gute umugabo n'umugore bakumvira na bombi umwe akubaha undi undi akubaha undi ese gute no mu itorero bawe pastor ndumva nkubajije ibibazo byinshi ariko turagenda tubiganiraho buhoro buhoro
kuko hari abadukurikira bajya bafata ikaramu bakandika bakandika note kabisa. Rero nagira ngo tugende gahoro gahoro noneho turebe ese ni gute umuntu yakumvira, ese ni gute kumvira biruta igitambo koko. Birashoboka. Umuntu yatanze amafaranga y'ituro buri kwezi atanga miliyoni, ubwo ni icya 10 wenda, hanyuma ukavuga ngo ibyo ntacyo bivuze kuko atumviye, wenda kandi kubera kuba atumviye hari impamvu yamuteye kutumvira. Ese ibyo bimeze gute? Umwami aguhe umugisha. Amen. Wakoze cyane umukozi w'Imana. Wakoze, ntabwo nzarambirwa kuvuga Yesu, ntabwo nzarambirwa kuza gukora umurimo w'Imana. Nicyo twahamagariwe, ni nacyo Imana ishaka. Haleluya. Ntabwo tubereyeho ku bwacu. Ubwo muri make ni mu buryo bwo kumvira. Ni mu buryo bwo kumvira. Imana ihabwe icyubahiro. Amen, amen. Urakoze cyane. Ndashaka ngo duhagarare mu ijambo ry'Imana. Abantu ndabashuje abadukurikiye, inshuti bavandimwe, Imana ibahe umugisha, komeza kumva ijambo ry'Imana, komeza gukurikira. Ndagira ngo bifite aho bituvana n'aho bitugeza. Imana ibahe umugisha kutwereka ko muri kumwe natwe, kutwereka ko mwishimiye ibyo turimo, kandi ni ukuri natwe biratunyura, bikatwubaka, bikatumotiva, bikatwongera za mbaraga zo gukomeza kugabura iby'ubwami. Imana iduhane umugisha. Reka turebe ijambo ry'Imana riri hano mu gutegeka kwa 2. Ese kumvira ni iki? Kumvira biterwa n'iyihe mpamvu? Ndatekereza ko turiho turumvira iby'ubwami, turumvira. Se kumvira bituruka hehe? Ndatekereza ko bituruka mu isezerano umuntu aba yakoranye n'umuntu cyangwa n'Imana. Yego. Turi hano dushaka kumenya ngo kumvira ni iyihe mpamvu twumvira. Hari amasezerano yego. Reka dusome mu gutegeka kwa 2 ibice 28 n'umurongo wa 1. Ndumva ariho nifuje ko twahera. Umurongo wa 1 aravuga ngo nugira umwete wo kumvira n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Iyi migisha yose izazikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu, uzagira umugisha no mu murima. Azagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'imikumbi yawe. Azagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Bakundwa, Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Turasesengura ku ijambo kumvira. Reka tubanze turebe kumvira ababisiraheli basabwaga. N'abisiraheli bavaga mu gihugu cya Egiputa. Imana yabasezeranije kuzabavana muri ubwo buretwa bwo kwa Farawo. Iyo utangira mu kuva haravuga ngo numvise gutaka. Uwiteka ababwira ko ubwoko bwanjye buri mu gihugu cya Egiputa, nironyeye umugaragu wanjye Mose kugira ngo ajye kubatabara. Imana ihimbazwe. Hanyuma muri kuba Mose agiye kuzana bari abisiraheli nk'umugaba w'ingabo cyangwa nka pasiteri wabo, hari ibyo abisiraheli nabo basabwaga. Abisiraheli basabwaga kumvira, cyangwa se muri ya gahunda muri Amosi aravuga ngo mbese ababiri bagendana badahuje. Imana ihabwa icyubahiro. Kumvira bivahe? Kumvira ikinyuranye ni ukutumvira. Kuki utumvira? N'amasezerano abisiraheli bari bakoranye n'Imana, uzabavana mu gihugu cya Egiputa, ariko hari ibyo musabwa kuzakora. Imana ishimwe. Basabwaga, haleluya. Abisiraheli Imana yari yabemereye kubavana mu buretwa, ariko nabo basabwaga kumvira. Basabwa kumva icyo Imana ibabwiye. Hari amahame, hari uburyo bagombaga kugenda, batanyuze iburyo, batanyuze ibumoso, batumviye izindi mana, ibindi bigirwamana, ahubwo bagakurikira amategeko cyangwa umuyoboro Imana iri kubaha inyuze muri Mose. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho rero hano arababwira ngo nimugira umwete wo kunyumvira, mukitondera ya mategeko yose nabategetse uyu munsi. Ubu hari abantu Imana yababwiye ngo nunyumvira ugakora ibyo gukiranuka,
ukitondera ijambo ryanjye nanjye nzagukorera iki, nzagusumbisha amahanga, niko hano Bibiliya ivuze. Kubera iki byabaye amategeko? Nuko umwana w'umuntu iteka ahora ateshuka. Umwana w'umuntu agira ibintu byinshi muri we. Umwana w'umuntu ahuta kwibagirwa, ariko noneho biza kuba itegeko. Aravuga ngo niwitondera amategeko yanjye kumvira. Hari abantu uyu munsi tubuze umugisha kubera ko tutumva icyo Imana ishaka. Abakristo benshi amasezerano yacu araheze kubera kutumvira. Wambajije uti umuntu atanze igiciro, ntabwo Imana yadusabye iby'igiciro. Erega gore Imana irihagije, iri hejuru y'amamodoka, iri hejuru y'amazu, iri hejuru ya buri kintu cyose. Imana ikeneye umuntu yumvira. Niyo mpamvu n'umugore n'umugabo wabimbajejeho, umugore n'umugabo, buriya umugabo yari yihagije, afite ubutunzi bwe, afite amaboko ye arakora akaba yakwibeshaho, ariko akeneye umugore wumvikana, kumvira. Iyo rero unyuranyije ukamubwira ngo nazanye amafaranga menshi ariko yazanye mu buryo mutumvikanye, niho haza intonganya, niho haza imbogamizi, niho haza akabazo. Naho intandaro y'intonganya, naho intandaro yo kudahuza iva. Kubera ntabwo yumviye bagomba guhuza umusaruro muri ubu buryo, banyuze muri izi nzira. Ariko nazana umusaruro ari bya bintu bifatika mu buryo budakwiriye, hazaza intonganya, azaba yatateye cya gihango cyo kumvira. Imana ihabwe icyubahiro. Ababisiraheli bagombaga kumvira icyo Imana ibabwiye. Imana ntabwo isaba ibintu byinshi, isaba umutima wanjye n'uwawe. Bakundwa mudukurikiye, mureke kuzana impongano kuruta kumvira Imana. Iki cyanditswe kiri muri Samweli hariya aho Sawuli Imana yamutegetse kumvira. Aramubwira ngo nibutse ibyo Abameleki bagiriye ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, bavaga n'ubundi muri Egiputa. Hanyuma ngo Imana ibyibutse ibwira Sawuli ngo genda urimbure Abameleki, ubarimbure bose. Numara kubarimbura ntugire n'umwana n'umuntu muto n'icyo uzarokora. Sawuli arangije arokora inyamibwa, arokora indatwa, atoranya. Urakoze cyane. Kwa kundi umwana w'umuntu agira byinshi muri we, akagira igomwa, akavuga ko nakariye. None se Imana ntabwo ishaka ibintu byinshi. Uyu munsi wa none niyo mpamvu abakristo dutandukanye n'ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu uzabona duhura mvuge imbogamizi cyangwa mvuge ingorane. Ushobora guhura n'ikintu kitari cyiza kubera Imana yarakaye, yarakajwe nuko utayumviye. We wazanye amaturo. Uyu munsi dufite abantu bafite amafaranga bayakuye mu buryo butandukanye Imana itishimiye, bigatera Imana rero kubabara. Imana ikakubwira ngo se nishimira ibitambo kuruta unyumviye. Imana irihagije, Imana ifite byose. Turi ku ijambo kumvira abakundwa. Niyo mpamvu mwumva ngenda nshakisha impande zose kugira ngo wumve kumvira n'iki. Ingo zirananiranye kubera kutumvira ibyo umugore n'umugabo mwumvikanye. Isezerano umwe akaritatira. Uyu munsi itorero ry'Imana ririho rirahura n'ibibazo. Kubera iki? Abakozi b'Imana, abantu b'Imana ibyo basezeranye bagiye hirya y'isezerano. Urakoze, Imana iguha umugisha, urimo neza. Hanyuma rero aha hakavuga ngo iyo umuntu yumviye abona umugisha. Ngo nugira umwete wo kumvira. Hari no kugira umwete. Nshuti mukundwa, hari abakozi b'Imana uyu munsi batakaje intumbero yo kumvira Imana, bariho barakora ibyo bishakiye. Ese ko mwavuganye n'Imana uburyo uzagenda, uburyo uzitwara, uburyo uzabikora, none uyu munsi washyizemo ubwenge bwawe, washyizemo inararibonye ryawe, washyizemo ibyo ntibihaga ari byo Imana yagusabye. Niyo mpamvu bizanira umujinya w'Imana. Yego, hari ukugira umwete, hari ukugira umwete. Bakristo bavandimwe, mureke tugire umwete wo kumvira Imana yacu. Mureke tugire umwete wo gusenga nk'uko bikwiriye. Se ko Imana yakubwiye ngo uzaba umusenzi, ni urugero. Uri umusenzi w'itorero, uri umusenzi w'igihugu, mbese hari impano y'Imana Imana yaguhaye, ariko ugasanga ntabwo ugira umwete. Icya kabiri mu kumvira ukavuga ngo ariko numviye, ariko se koko wumviye nta mwete wabishyizemo, n'ibyo wakoze usanga kumvira icyo Imana avuganye nawe ntabwo bihari. Imana itugirire neza. Byabaye itegeko rero, arababwira mu gutegeka kwa kabiri ngo nimugire umwete wo kumvira, ukitondera amategeko yayo. Hari amategeko Imana yahaga Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa.
yabategeka kutagira izindi mana, yabategekaga kutabogamira ahirya cyangwa hino, bagakomeza bakumvira Imana yo mu ijuru itugirire neza. Hari umuntu ushobora kuba wumva warashyizemo inararibonye, ugashyiramo ubwenge bwawe, ugashyiramo ubuhanga bwawe, shyira hasi ibyo bintu byose kugira ngo Imana ishe kukugirira neza. Ahari aho ubuze umugisha, ahari aho ubuze amahirwe, ahari aho hari aho utari kugira, ahari aho kubera kutumvira. Yesu ashimye cyane. Amen. Wari urimo kubivuga, nari ndimo kujya kuri, ndimo gutekereza ku kintu cyo kumvira. Wari uvuze ku babwiwe n'Imana no kugira umwete, ndavuga hari igihe umuntu ashobora kuba afite umwete ariko agacibwa intege na bagenzi be. Mu nzu y'Imana hazamo abantu batandukanye benshi, ariko hari igihe avuga ati jyewe nahamagawe mu gusenga, agatangira agasenga, agahura n'ibigeragezo, agahura n'amajwi, agahura n'ibimuca intege. Ese uwo muntu we wamubwira ayahe magambo pastor? Kuko hari ukugira umwete, hari gukora ikintu no kugira umwete, akagikora noneho bigura intege, siko babyitara, ukabikora mbese ukabigiramo umwete muke, kubera ko baravuze, kubera ko bavuga gutya, kubera ko baranshamuye ko se wowe nta kandi kazi ugira uri wo mu nzu y'Imana. Ese uwo muntu nawe urumva aba yumviye, ariko agahura n'ibigeragezo bimukumira mu rugendo, ariko nyamara muri we afite kumvira, ariko nta mwete afite. None utubwiye ko tugomba kugira umwete hamwe no kumvira. Ibyo bintu si ubwo umuntu azabigenza ate pastor? Hari ikintu bita kwita ku isezerano. Yego. Niba ari isezerano wagiranye n'Imana, mpere ko mbabwire ngo Yesu ari mu isi yaravuze ngo niba bigeze ku giti kibisi, ngo se nibigera ku giti cyumye bizacura iki? Bivuze ngo ibigeragezo Kristo yahuye nabyo yari Imana bwite. Noneho twebwe twambaye umubiri, Imana iri muri twe, ariko turi abantu. Bivuze ngo bizatugora. Niyo mpamvu yavuze ngo nibigera ku giti cyumye bizacura iki? Ese ibigeragezo baramuvuze Kristo, barambwiye ngo ni umwami w'abadayimoni. Hanyuma mbwira umuntu uriho uranyura n'ibintu bimuhinyuza ngo bakuvuze. Yego. Ngewe iyo bamvuze bimpa imbaraga zo kongera kwegera umwami wanjye. Uhita wumva aho uhagaze ahari. Ahubwo iyo utahuye n'ibigeragezo, ntabwo Imana yama muri kumwe, ntabwo ubwami bwakwirwanya, ntabwo bishoboka. Niba rero bariho barakuvuga ngo wasitaye, ntabwo wari ku ntego yawe. Gusitara ntabwo bibuza umuntu niba wavaga aha tuvuge ujya heza, niba wajyaga tuvuge mu mujyi ugasitara hari wakubite ibirenge hariya. Nino rishobora, kera twararagiraga, kera twararagiye, ndetse akenshi twambaraga udukweto bita rugabire, ariko shaho mwambaraga inkweto, ariko pastor wenda kumvise mwebwe mwari muriho neza. Zaje inkweto zaje, amahwa yaradutoboga ibirenge. Kandi tubabarire cyane amateka. Ibyo rero ntabwo byakubuzaga intumbero y'akazi uriho. Iwanyu baguhaye kuragira izo nyana, izo nka bakwiza mu ruhira ugendesha ibirenge. Warabikoze se? Ariko Yesu ndagushimye. Imana ikura kure mu ruhira, ugakandagira ikakwica mu kirenge. Urabona uruhira iyo ibyatsi bimaze gushya bigasa nkaho bitangiye gushibuka, bimeze nk'amahwa, ariko ntabwo bikubuza gukurikira imwe. Urakoze. Ni gute Imana iguhamagara ngo bakuvuze? Yesu ko bamuvuze, erega icyitegererezo cyacu ni Kristo, intumbero yacu ni Kristo. Muntu udari gutumbira Kristo ngo umurebe, bazakuvuga. Urinde wowe batavuga mu isi, witegure ko bakuvuga. Ninde wowe witegure ko batazagukoraho, bazanagutega imitego, bazakora ibishoboka ngo unanirwe. Ariko niba ufitanye isezerano n'umwami wawe, uzarihagararaho wumvire, haba ku manywa, haba mu mvura, haba ku zuba. Gore n'ubu twaje kumvira cyane, n'ubu twumviye. Amen. Rero wowe uri kudukurikira, umvira icyo umwami wawe akubwira, umvira icyo mwavuganye na mugenzi wawe, witakaza intumbero. Kuba usitaye, kuba uhuye n'imbogamizi, ntabwo bivuga ngo urekere aho gukurikira. Komeza. Urabona hari igihe abantu bazi kuvuga ngo nabikoze, ngo hari abo ngo turi kumwe mu mwuka, ariko ni mu rusengero.
ntabwo ari mu mwuka ni mu rusengero niba ariho mwavuganye kuzahurira naho ngaho wivuga rero ngo turi kumwe we nshuti yanjye ntabwo wumviye yego imbogamizi ntabwo ikubuza rero urugendo ibyo twavugaga ngo twarasitaraga ukanava n'amaraso ugakomereka ariko byarangiza ugakomeza ugakora icyo ugomba gukora ntabwo rero mvuga ngo abakristo uyu munsi wa none umurimo w'Imana rero uragenda utakaza agaciro cyangwa bigasa nkaho ari ibintu bidafite yego ireme cyangwa agaciro ni twebwe twabitesheje agaciro abakristo ngiye kuvuga iki kintu maze iminsi mbwira abantu mu mbabarire ntagire umuntu bihungabanya ahubwo bitwubake yego abanyarwanda hari ibintu bibiri twimirije imbere muri iyi minsi kubaha cyangwa kumvira kubera amategeko y'igitsuri cy'umuntu cyangwa umuyobozi wawe runaka noneho ndiho ndabwira abantu ngo uyu munsi wa none mu mbabare nkoresha iri jambo nabaje kubiseguraho abanyarwanda saa moya nibwo tujya gufata umurambo kuri morgue saa moya ibyo bintu gahunda ugasanga zitwaye umunsi wose amakwe gushyingira bivana saa moya tuba twageze mu matente saa tatu abakwe n'abageni twahageze basaba ariko mu nzu y'Imana ukabije niho ndavuga kukumvira usanga ageze mu rusengero saa yine saa yine saa tanu hanyuma mumbwira Imana ibaha iduha nanjye kandimo ubuzima niyo iduha kuramuka niyo iduha guhumeka niyo idushoboza byose ariko ugasanga tuyishyize inyuma turihutira kuzindukira ku kazi ka bosi w'umubiri kuko tuzahembwa amafaranga kujya gushyingura saa moya uyu muntu yarangije urugendo ni byiza tubikore ariko se kuki tudaha agaciro kujya mu nzu y'Imana ukayivuga ngo Mana ko mugenzi wanjye agiye namurushaga iki tubitwigisha uzi ko bitakitwigisha ahubwo twabonye ko ari ibintu bisanzwe ni ibintu ukora babonye kandi na Kristo azaza tuvuga ngo ni ibintu bisanzwe mu Kristo uriho uramenyera Imana mu Kristo wasezeranye n'Imana ntabwo Imana uzayibwira ngo nabikoze kandi utabikoze icyo nzi cyo uzayibwira abantu ariko Imana yo muzavugana ariko ntibizayibuza kuguhana cyangwa se guhura n'impano hari ukuntu Imana ihana reka dusome muri Samweli wa mbere ibice 15 ibice 15 n'umurongo wa 10 niho nshaka ko duhera ariko tayito yo ku bice 15 haravuga ngo Sawuli ategekwa kurimbura abameleki umurongo wa 10 hakavuga ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli aravuga ati nicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kunyoboka ntasohoze amategeko yanjye Samweli abyumvise ararakara akesha ijoro atakambira Uwiteka maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli babwira Samweli bati Sawuli yasohoye i Karumeli kandi yishingiye urwibutso nyuma arahindukira arakomeza amanuka i Gilugari hanyuma Samweli asanga Sawuli aramubwira ati Uwiteka guhire dore nashohoje itegeko ry'Uwiteka Samweli aramubaza ati ariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhorera kw'inka numva bigenda bite Samweli aramusubiza ati bazivanye mu bameleki kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe naho ibindi byose twabirimbuye rwose nuko Samweli abwira Sawuli ati ba uretse nanjye nkubwire ibyo Uwiteka yaraye ambwiye iri joro aramubwira ati ivugire Samweli aravuga ati mbese nubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isiraheli Uwiteka ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli kandi akagutuma muri urwo rugendo akakubwira ati genda urimbure rwose
b'abanyabyaha b'abamereki ubarwanye kugeza aho uzashirira. None se ni iki cyatumye cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Sawuli abwira Samweli ati ariko kumvira numviye Uwiteka. Bakristo nshuti dusangiye urugendo ariko turi kumvira. Mu gutegeko wa kabiri katubwiye ngo niwumvira hari imigisha, hari ibyiza, hari isuzume. Nanjye nisuzume. None Sawuli baramubwiye ati jya kurimbura, nibutse iby'abamereki bagiriye Abisiraheli. Imana irarakara ibwira Sawuli ngo genda urimbure. Ni gute ugirira imbabazi by'Imana itakigira imbabazi wowe? Uzi ko abantu bigize mu bagiye mu mwanya w'Imana. Uyu munsi hari ibintu abakristo bariho barakora bigize bagiye mu mwanya w'Imana. Mbese twabaye abanyemuko. Imana itubabarire. Ni gute ibyaha uyu munsi amatora ashobora kuvuga ibyaha ni bake. Abantu baravuga blessing, imigisha, ibitangaza. Ariko si ibitangaza biza mu businzi bikumariye iki? Ibitangaza biza mu busambanyi bikumariye iki? Nyuma y'ibyo biba uriho urakora ko ari ugusarura imivumo muri wowe n'abawe n'ibindi n'ibindi. Sawuli iyo ukurikije amateka yakomeje kugaragaza yuko yumviye. Mugaragu w'Imana Samweli aramubwira ati rekeraho ndeka nanjye nkubwire iby'Imana yambwiye. Hanyuma amaze kubimubwira arakomeza ngo ariko ngo numviye habe no kwihana. Dufite abakozi b'Imana abakristo mu rugendo batari kwihana, ahubwo barisiga indorerwamo y'ibyiza bakereka abantu ko bumviye ariko mu by'ukuri batabyumviye, bagasigiriza ariko bazi ko bakoze amakosa. Nshuti mukundwa uri gukurikirana n'uzakurikirana, nkomeje kugusaba ngo emerera Mwuka Wera aho wavuye untumvire, ntuhuze n'ubushake bw'Imana ugatandukira isezerano, yaba ari ryo mwashakanye, yaba ari abana simbizi, yaba ari iki, ariko turi ku ijambo kumvira. Hindukira uce bugufi wihane. Ejo bundi ndiho mbwira umwana wanjye mwigisha kuvuga sore, ni umwana muto ariko ararira, namaze kubera iki ngo mama ngo ntabwo mbishaka. Nuko abantu tumeze turabwira Imana ngo ntabwo dushaka kwihana, ntabwo dushaka guca bugufi. Nguyu Sawuli akomeje guhamya ngo nabikoze ni ukuri. Harimo none siko gutama numva ko intama kundi mu matwi bigenda bite ngo ni ukuri ngo ibindi byose twabikoze ngo ariko twarokoye ngo inami bwango nira. None se ariko kumvira ngo natanze icya 10, hanyuma se ko watanze icya 10 wumviye? Gutanga icya 10 ni kimwe, no gukora iby'Imana ishaka ni ikindi. Watanze ituro rinini, gutanga ituro rinini kimwe, ariko no gukora ubushake bw'Imana ukareka icyaha n'igisa nacyo ni ikindi. Ntibizabuza umuvumo kugusanga niba udakora ibyo gukiranuka. Ntibizabuza umuvumo kugusanga niba utumviye icyo Imana yakubwiye. Ntibizabuza indwara. Haraho yabwiye abanyegiputa arababwira ngo sinzabateza indwara nk'izo nateje abanyegiputa. Ntibizabuza Imana kukureka. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishyirwe hejuru. Kubw'abakozi b'Imana muri kudukurikira n'abandi mwumvira, ndabizi iki gihugu dufite abakozi b'Imana bakomeye, tudashobora no gupfundura udushumi twabo, bakora iby'ubutwari twigiyeho, bumviye Imana, bigatuma uyu munsi wa none dushobora kuba tugira aho turaha. Ariko natwe twunga mu byo bavuze cyangwa mu byo bakomeje gukora, nimureke twumvira isumba byose tuzabona umugisha. Iyo ukomeje ukumva amakuru ya Sawuli yabaye mabi, nicyo navuze ngo bizanira umuvumo we n'umuryango we n'abazamukomokaho. Sawuli byaje gusoza agize umuvumo, apfa nabi, umwana we abigendaniramo, umwuzukuru we abimugariramo. Wumvise iyo karande? Icyo umuntu umwe yakoze bitewe no kutumvira kwa se. Ukuri. Mifobosheti iyo hataza kuba intambara ntiyari guhunga. Urabona hano Samweli yamubwiye ngo nubwo wigayaga ku murongo wa 17 ntiwagizwe umutware. Mwari muzi ko gukizwa abantu basigaye bitwara nk'ibintu bisanzwe, ariko muzi ko ari abantu bananiwe gukizwa, bifuza agakiza,
bamare kabiri gatatu badasambanye, batanyoye inzoga, batibye, badakoze bya byaha bindi. Hari ibyaha abantu bakora byinshi. Hari abantu bifuje ngo bakizwe bikananirana, akabyuka uyu munsi ejo akagwa, ari karande yamuboshye. Ariko nawe reka nkubwire ngo nufata umwanzuro kemera, Imana izabigufasha. Ariko noneho na wa muntu ubirimo uyu munsi wa none birababaje kuba uriho bitwara nk'ibintu bisanzwe. Ariyo mpamvu bituma abantu bamenyera Imana. Muri kwa kumenyera Imana kumva ko amategeko y'isi, za gahunda z'amakwe n'izindi twavuze azazubahiriza kuko agaragarira amaso y'abantu. Ariko ntashaka kubaha mu bitagaragarira amaso y'abantu ngo agendane n'Imana. Nicyo kintu kizaniye abantu ingaruka zitari nziza mu gakiza, mu muvumo, mu muryango. Ugasanga reka nkubwire, hari abantu bakorerwa deliverance, ariko ukibaza kuki umuntu akorerwa deliverance bigakomeza kugaruka, akongera agasubira mu byaha. Si no gusubira mu byaha, ahubwo usanga ntabwo yahaye agaciro ya deliverance ngo ayifatireho, rya jambo ry'Imana rihagarareho, za ndangagaciro cyangwa ya masezerano kwa kumvira. Haleluya. Afata umwanzuro. Icyo nicyo gitumye abantu bahora mu byaha bidashira, bahora bameze nk'abari mu gakino. Sawuli yarigayaga. Reka mbwira umuntu ngo iyo urebye mu muryango wawe naho wakomotse, ni benshi bananiwe gukizwa, bahura n'ibibi byinshi, bakabaye batubera urugero. Ariko birababaza kuba utabona urwo rugero, noneho ngo ubihe agaciro, ubihe value. Dufite abakristo umunsi ashobora kuba ari umukristo mu rusengero, ariko yagera mu kazi, muri bagenzi be, bajya gufata kamwe nawe akagafata kugira ngo ase nabo. batamucishamo amaso. Reka mvuge ubuhamya bw'umuntu numvise, yari umuntu w'umukristo ubana n'Imana, ariko ntiyabiha agaciro. Aragenda asaba randevu umuntu w'umuyobozi ahantu, simbyibuka niba ari muri iki gihugu, ni ubuhamya numvise. Ari umukristo ajya gusaba akazi, amusaba randevu ngo bazahure, kuko yari yumvise ko muri iyo proje harimo umwanya. Amuhaye randevu, barahuye, baraganiriye. Ako bagitangira kuganira bavuga reka twiyakire, biragaragara ko bari ahantu ho kwiyakira. Uriya asaba ako kunywa, ngira ngo kengetse niko bavuga, gahiye. Na wa mukristo aravuga ati rero kugira ngo kameme ko ndi hamwe n'umuntu w'umuyobozi ukomeye, twaje kwa nanjye reka nirare mfata agahiye. Nawe yakagahiye. Yego. Hanyuma baraganira, narabukunze ubwo buhamya no umuyobozi naramushimiye. Baraganira arangira aramubwira ati rero ingingo yarinzanye mu by'ukuri namenye ko hano muri kampani muyibereye ubuyobozi, mukeneyemo umukozi gutya na gutya, uwo mwanya ko mungira icyizere mwawuma. Bitekerezaho amara akanya, ati se ni wowe? Ndati aramubwira ati umwanya urahari, ariko by'amahirwe make sore dukeneye umuntu utanywa inzoga. Yesu ni umwami. Yesu ni umwami. Ayiwe, Imana idutabare. Yabuze akazi kuko yatesheje agaciro Imana. Ego. Umuyobozi yanyoye inzoga. Ego. Ariko muri icyo cyicaro. Ego. Bakeneye umuntu utanywa inzoga. Ego. Kandi wa wundi yazinyoye kugira ngo aringanire anezeze umuyobozi, yumve nawe yuko ari umugabo ufite ijambo. Nuko bajya babivuga ngo kunywa kugira ngo bumve ko uri umuntu ufite ijambo. Nyamara ntabwo ariko bimeze. Ijambo turihabwa n'Imana. Imana yakwambuye ijambo nta n'uwariguha. Imana yagutesheje agaciro nta n'uwaguha agaciro. Aramubwira ngo sore iby'amahirwe make. Kandi yaramuzi ko ari umukristo. Hari ukuntu yamwumvagaho. Amugezeho rero abona yatse agahiye. Aramubwira ati iby'amahirwe make sore, uwo mwanya ukeneye umuntu ukijijwe. Yasubiranye ikimwaro. Mbonereho kubwira abantu mutesha agaciro Yesu, ugasanga Yesu mumuvugira mu barokore bagenzi bawe, ugatinya kumuhamiriza mu nshuti zawe mu ruhame rugari. Abo bantu basobanutse ubona yambaye umwenda w'icyubahiro bigakunda,
akambara ikoti ryiza kandi rero bigasobanuka n'Imana yabyemeye. n'Imana iba yabikoze niryo jambo Cyane, navugaga cyane. ni Imana itaguhaye umwuka uhumeka nta n'uwaguha icyo cyicaro nawe ni ukuri pe. inshuti zanjye tugire kumvira yaba ngo nzagusumbisha amahanga yose yo mu isi Sawuli baramubwira ngo ubwo wigayaga ntiwagize umutware hari abantu Imana yakuye ahantu habi hari abantu Imana yakuye mu mwijima hari abantu Imana yahaye seve uyu munsi nta seve nzima twagiraga hanyuma ugasanga uyu munsi iyo ntebe wicayemo uriho urayikoramo ibyo ushaka reka nkubwire ngo igihe kiraje cyo kugira ngo wisuzume ari cyo kiki ngo uhindukire ukubite amavi yawe hasi ubwira Imana ngo mbabarira ibyo bitabaye gutyo bizazanira umuvumo wowe n'umuryango wawe n'abuzukuru bawe muhindukire inshuti zanjye twumvira Imana izadusumbisha amahanga yose yo mu isi Imana iduhane umugisha. Pastor, Imana iguha umugisha. Iri jambo udusangije rimbanye rinini muri jyewe. Samweli aravuga ati abwira Sawuli mbese nubwo wigayaga niwagizwe umutware w'imiryango ya Isirayeli yose nubwo wigayaga. Iri jambo ribaye rinini cyane reka tuzarisubireho nta kibazo kuko hari igihe Imana ikwizera ikakuragiza umukumbi rwose kandi nyamara kugirwa umuyobozi w'iryo torero cyangwa umukumbi runaka ntacyo umurusha abandi ntacyo uretse kwizerwa nubwo wigayaga. Urabizi ko kwigaya bijya bibaho cyane ukireba ukareba aho uturuka iwanyu ukavuga uti ahangaha Mana yanjye noneho se ubu ninde wamereza akazi bitewe n'amateka duturukamo ariko Imana ikakubona ikabonera kwizeye ikavuga ngo umva nubwo wigaye ariko ngiye kukuzamura nkurutisha abandi kuko wanyumviye hanyuma yamara kugutonesha ukibagirwa aho wari uri ukibagirwa wagutonesheje ugahita ukandagira abandi ukabasuzugura ukibagirwa n'uwagutonesheje ukamwibagirwa noneho n'aba bandi ukibagirwa ko nk'uko Imana yagukuyeyo nabo yabakurayo niko bigenda ariko hanyuma Imana ikavuga ngo rero uyu nguyu namugiriye neza namurutishije abandi namuhaye inshingano none ntabwo arimo kubiha agaciro. Imana ikagira ite ikemera ukajya kurisha ubwatsi nkandi uriya mwami wagiye Nebukadinezari Yesu nashimye cyane. Amen. Rero bakundwa bene data mudukurikira reka twumvire ukuri. Sawuli yaza kumvira ntabwo aba yarisigarije izo nyamibwa ntabwo aba yarazisigaje aba yarumviye ubwo rero ukiri aho yaciwe no ku ngoma yaciwe ku ngoma ya ntebe yari ariho arayibura. Iri jambo rirambabaje cyane. Arangije Imana yanga kwaba ku ngoma yanga kwaba umwami. Imana yahise imukuraho icyizere kwaba umwami cyane. Nanone kutumvira. Ikindi cya kabiri uyu munsi dufite abantu bari mu buyobozi runaka baguhaye ku inshingano runaka aho kugira ngo izishingano uziteho ubikore nk'uko wubaha Imana apana gukora ureba igitsuri cya muyobozi wawe gusa oya. Niyo mpamvu bamwe batakaza icyizere mu kazi bagakurwaho na nabi ukirukanwa nabi wowe ukibwira ngo ni umuyobozi wawe ahubwo Imana yaguteje icyangiro. Imana idutabare. Yesu aguha umugisha mukozi w'Imana. Tubwira abadukurikiye kandi tunahumuriza ababa barateshutse ngo haracyari ibyiringiro. Niba hari naho utumviye, niba hari aho wirwaniriye, niba hari aho wakoze wisigarije nk'uko Sawuli yabigenje, uyu munsi twakubwira ngo humura haracyari ibyiringiro. Wakongera ugatangira, wakongera ugahaguruka, wakongera ukavuga uti Imana mbabarira naratesuje ntabwo nakoze icyo washakaga ariko ubu noneho ndahagurutse noneho ndemeye reka tubigendanemo. Umwami Imana rero aduhana umugisha twumvira kugira ngo tuzagere ku cyo Imana yaduteganyirije. Iby'Imana iduteganyiriza ni byiza ntabwo ari ibibi ariko biradusaba kumvira. Imana y'amahoro iguha umugisha mushumba kubw'aya magambo yo kumvira tubwiwe nitwabyumvira n'ukuri izaturinda kandi tuzanesha. Rero turabashimiye cyane kubw'uyu murimo wa data no guhugura abantu kumvira ugatanga amaturo yawe bibi by'ingirakamaro. Kumvira ugakora icyo Imana ikubwira gukora ni byiza cyane. Kumvira ugahagarara mu muhamagaro wawe mu muhamagaro Imana yaguhamagayemo ni ibya mbere nta kuntu bisa
imana ibiguheramo umugisha ariko iyo utumviye uzamera nka Sawuli. Rero mureke dutunganye ibyo Uwiteka adusaba gutunganya. Imana y'amahoro iguha umugisha mushumba. Niba hari ikindi wakongeraho ubwira abadukurikiye wakomerezaho. Murakoze. Ikintu numva nabwira abantu badukurikiye dusoza, reka duhindukire. Imana niyo kwizerwa, Imana ni nyambabazi, iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Umuntu wumvise hari aho atsinzwe n'ijambo ryo kutumvira, garukira Imana. Niba ari Imana wavuganye nayo, ikindi cya kabiri niba ari mugenzi wawe, niba ari abo mukorana, mu nzego izo ari zose aho wateshutse garuka. Hanyuma iyo Mana ireba ibyo ahiherereye izakugarura icyizere, aho wari uvuye izarangize guhagurutse ikugeze n'ahandi. Reka dusenga Imana. Uri mwiza Kristo, urakiranuka, tuguhaye icyubahiro ku bw'uyu munsi udasanzwe. Tugushimiye ko watwemereye Mwami gutambutsa ubutumwa kuri izi mbuga nkoranyambaga. Reka uha umugisha umuntu wese ukurikiye ibi biganiro, kandi Uwiteka wari ufashe umwanzuro ahageze akavuga ati nciye bugufi, reka umuhe umugisha. N'uwo wabikoraga kumvira akavuga ati none wongeye kongera gushyiramo imbaraga, ngira umwete aho umwete wari wabaye muke. Mana ukomeze ubasukire imbaraga, umwuka wera bashoboze. Urakoze, turagushimiye. Urwanya icyabarwanyaga, usenye umwuka wa Satani wabacaga intege, wababuzaga, ubambika imbaraga zo guhesha izina ryawe icyubahiro aho bari hose. Mwami turagushimiye ko ubikoze, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen.